muraho. So dushyizeho titire ivuga tuti kwitwa abantu twabikuye he, bivuze iki cyangwa tubikomora hehe, ni kuki twitwa abantu, tubikomora he, byavuye he, byavuye kuki? Niba mwarankurikiye cyane, niba abenshi mwibuka neza, nize kujya nganira kuri icyo kintu, ngerageza gusobanura iryo jambo bantu, abantu. Ijambo bantu iyo witegereje ukareba mu mahanga hirya y'u Rwanda, usanga abenshi barifata mu buryo bwinshi. Abazungu bo barifata nk'aho ari ubwoko bw'abirabura bitwa ababantu. Twebwe ariko mu kinyarwanda, mu mitekerereze ya kinyarwanda no mu bwiru bwacu no mu bucurabwenge bwacu, kwitwa umuntu ni ikintu kirenze ubwoko, kuko umuntu bivuze ikiremwa kiri mu isura y'umunyarwanda, mu isura y'umunyamahanga, mu isura y'umuzungu, mu isura y'ibiremwa bihagarariye isi. Tuvuze inyamaswa zose ku isi, ikiremwa kizirusha ubwenge cyitwa umuntu. Noneho twajya mu madini nko muri Bibiliya, tugasomamo ko icyo kiremwa kiri mu isura y'Imana. Nicyo umuntu bivuze. Noneho baba ari abantu benshi bakitwa abantu cyangwa bantu. Nk'iyo ugiye mu Bazuru nabo baravuga bati abantu, abantu. Mu Rwanda niho akisa yacu ihindukamo gato, tukavuga tuti abantu. Noneho wajya nk'Ibugande bakavuga ngo abantu. Cyangwa ya nyuguta ya a ntibayishyireho, bakavuga bati bantu. Umuganda aravuga ati bantu cyabo, bariya ni bantu ki? Nubwo twe udashobora kuvuga uti bantu ki, uba ugomba kuvuga abantu, abantu ki. So ijambo bantu rero, umuzungu witwaga Radcliffe Craft yaje areba muri Kenya, atangira kwikorera ubushakashatsi bwe, ariko byasa nk'aho abwikorera, ariko abukorera umwamikazi wo mu Bwongereza n'umwami wo mu Budage. Yiha ibintu byo kwiga amoko y'abirabura. Noneho guhera muri Kenya amanuka agera za South Africa, akumva uvuze wese yita umuntu. Ntuza kuvuga ati ahangaha hatuye abantu, ubwoko bw'abirabura bitwa ababantu. Aragenda arabyandika mu gitabo. Kwandika buriya ni ibintu, iyo wanditse ikintu ukagishyira mu gitabo, uba urangije, uripfira. Cya kintu kiri mu gitabo nta muntu ushobora kugisiba, kirafata noneho kigahinduka ukuri, kikaba ihame. So ibitabo ni bibi, mujye mubyitondera, mujye mubisoma, mumenye ko abazungu baturangirije mu bitabo. Nubwo bicicikira bo intambara barayirwanye, barayirangiza. Waraza akakureba akakwanga, noneho akagenda akandika rwa rwango mu gitabo, akagisiga hariya akipfira. Abuzukuru be bakaza bagafata cya gitabo, ese niko bimeze, uriya muntu, bariya birabura niko bimeze. Nabo bakagenda kuri ibyo basekuru banditse. So nk'uwo Radcliffe Craft yaragiye yandika ko abirabura guhera muri Kenya cyangwa nyine kuri Ikweta ukagenda ukagera South Africa, bose bitwa ababantu. None rya jambo twebwe ukuntu twari turizi ko risobanuye ikiremwa icyo ari cyo cyose, niyo cyari umuzungu uvuye za Sweden, biba rya jambo ritagikoreshwa nk'uko ryagomba gukoreshwa. Habura n'umunyarwanda yenda wakwandika igitabo nawe uvuguruza ibyo cyangwa usobanura ijambo bantu rivuze, ngo noneho yenda babazungu nabo abazungu bahazaza bazareba icyo gitabo bavuge bati ariko uriya muntu wacu Craft
imyaka 100 ishize yanditse ko hari ubwoko bwitwa bantu, banza yarakoze amakosa. Nta n'umwe wigize abigerageza, nta n'umwe, nta gitabo kimeze gityo gihari. So noneho ayo makosa araba, ubu nk'igiye kwiga nyine muri Oxford ukiga anthropology na ethnography ku banyafurika, bakubwira ko hari abantu bitwa ababantu, bakanabashyira mu bikundi ngo Niger Congo. So what is Niger Congo? So bo bakoresha ibintu byitwa classification bijyana nyine na gahunda yabo yitwaga yiswe divide and conquer. Okay, noneho bakabashyira mu gatebo, noneho bikaza kubafasha bagakomeza bakaba dividing, bakabita n'aba sub-saharans, umwitwa aba sub-saharans. Bakoresha amagambo nk'uburozi. So ijambo bantu rero twebwe nkatwe abanyarwanda mu bwiru bwacu, ubucurabwenge bwacu, mu rurimi rwacu, mu bwenge Imana yadusigiye, abantu kwitwa umuntu burya biba bivuze kwitwa Imana, kwitwa Imana, kuko Imana nyayo yatanze amategeko iti haremwe umuntu, haremwe ikiremwa gisa nanjye. Iyo Mana yitwaga muntu. Okay, yitwaga muntu. Turanayivuga muri lisite y'ibimanuka, hari muntu hakaba na kigwa. Muri kariya kavidewo kabanje nababwiye ko kigwa yari afite amazina menshi, harimo Sabizeze kugera kuri Gihanga. Bariya muvuga ngo ni ibimanuka bitandukanye, bose yari umuntu umwe. Kimanuka, kigwa bivuze umuntu umwe, kuko yaje ava mu ijuru, yaje ava hejuru mu birere. Bamwe bamwise kigwa, abandi bamwita kimanuka, ariko ubundi yitwaga Sabizeze. Kubera nyine yagiye aza mu bihe bitandukanye, baza bagasubirayo, bakaza bagasubirayo. Buri kuza yasangaga hari generation nshya y'abantu, bakamuhira indi zina. Yajyaga no mu bice bindi by'isi akitwa andi mazina, akagiye za South America bamwita kwa Zikoto, hariya Iraq ho afite amazina arenga 10. Sabizeze. Ibihe bya nyuma yageze mu Rwanda yiswe Gihanga, yitwa Gihanga. So nyine ijambo muntu rivuze Imana, rivuze Imana, kuko rivuze ko icyo kiremwa kiri mu isura ya muntu, kiri mu isura ya anu. Okay, ya anu cyangwa muntu. Okay, ni kwitwa umuntu ni ibintu byiza cyane. Ntabwo kandi ijambo muntu ryari rigenewe abirabura gusa, bo abazungu baje guhaririza ijambo bantu. Byari bivuze ikiremwa kiri mu isura y'Imana muntu. Muti iyo Mana muntu ibahe? Nari nabibabwiye ko iyo Mana muntu iba mu cyeragate cya Orion, cyangwa wenda hirya yaho. Ubwiru bwo buvuga ko yari umwami w'umubumbe wenda gusa nk'isi witwa Nyabiru. Hariho inka ziriya nka nyine ziteze amahembe zavanywe, hariho ibisimba nk'intare byavanywe, harimo inka, harimo imbwa, harimo inkoko, intama, hari n'ibindi bisimba nabyo. Hari igisimba cyari kimeze nk'umuntu ku isura, nk'uko ubona inkende, ariko gifite igihimba cyenda kumera nk'icy'intare, ariko gifite intoki zenda kumera nk'iz'abantu. Ibimanuka byifashishaga mu bintu byo guhiga no gukora investigation n'iki byose. Icyo gisimba cyo baragikundaga, basubirayo nacyo. Ntago bigeze bagisiga hano ku isi ngo kihabyarire gisigaye ibisimba byenda gusana nacyo hano. Ariko bahasize intare, nibo bazizanye. Bahasize intare, bahasiga inka ziriya z'inyambo, nibo bazizanye, zavuye kuri Nyabiru. Okay, n'ibinyoni nyine bari bafite n'ibinyoni binini bari baratoje, nko kubona n'amafarashi nibo bayazanye ku isi. Barayazana, barayaburidinga,
bayasiga ku isi amafarashi. Noneho bari bafite n'inyoni nazo zimeze nk'ifarashi, nk'uko ubona akamaro k'ifarashi. Noneho ibyo binyoni kinini cyane kimeze nk'uko ubona ostrich cyangwa maya, ariko icyo hari ukuntu cyaremewe gutwara umuntu nk'uko indege ubona isimbuka mu kirere. Akenshi bicara kuri icyo kinyoni kigasimbuka kikaba cyavana umuntu nko mu Rwanda kikamujyana nk'i Burundi cyangwa kikamujyana nka muri Kenya, kikana nk'iminsi nk'ibiri mu rugendo. Ibyo binyoni nabyo basubiranye nabyo kuri Nyabiru. Turabibona mu inyandiko zirahari zirabisobanura uko byari bimeze. Hari n'ibishusho, dufite ishusho tuzabereka ariko mu gitabo tuzabereka nyine kimwe muri ibyo binyoni. N'icyo gisimba navuze cyari kimeze nk'umuntu bifashishaga, cyenda kumera nk'inkende cyangwa umuntu, ukuntu gifite igihimba cyenda gusa nk'aho ari intare, gifite ibintu bimeze nk'intoki z'abantu, bifashishaga muri investigations. Cyari gifite akamaro kenda kumera nk'ak'imbwa, nk'uko imbwa ifitiye akamaro umuntu, byenda kumera gutyo, ariko cyo kirusha imbwa kuko cyaranavugaga, kikavuga bakakigisha ururimi rw'abantu kikaruvuga. Gifite n'ubwenge ariko butameze nk'ubw'abantu. So ibyo byose twabitahuye mu gucukumbura dusoma nyine inyandiko zasizwe Iraq z'udusumari, twize kubisoma, kandi byasomwaga mu Kinyarwanda. Iriya misumari yasomwaga mu Kinyarwanda kuko cyari ikirimi cyitwa Ikinyakimari. Abanyabiru baje bavuga ikirimi cyitwa Ikinyakimari, ari namwo Ikinyarwanda cyavuye. Ikinyarwanda ni rwo rurimi rusigaye rwahoze ari Ikinyakimari. Hanyuma indimi zose abantu biswe ngo ni Ababantu zagiye ziva, ni amashami yagiye ava ku Kinyarwanda. Ntabwo ari ukwiyemera nk'Abanyarwanda, ntabwo ari ukwiyemera, ahubwo ziriya ndimi z'abanyamahanga, nk'uko wumva Ikirundi nyine gisa nk'aho ari Ikinyarwanda gitambamyemo gato, ariko ukumva ni Ikinyarwanda. Noneho Ikinyamurenge nacyo bikaba ibyo. Noneho wajya hakurya i Buganda ukumva abantu bitwa ngo ni Abarera cyangwa Abafumbira, ukuntu baba bavuga, ukumva ni Ikinyarwanda. Noneho wajya mu Kinyankuru ukumva noneho cyatambamyemo bikarenga. Noneho wajya mu Kigande ukumva noneho cya Kinyankuru cyatambamye cyabaye Ikigande. Wajya mu Bagisu ukumva noneho Ikinyarwanda cyabaye Ikigande, ariko bikagenda gutyo. So byaragiye bigera South Africa bitambama biva mu Kinyakimari. Byahereye mu Kinyarwanda bijya mu Gikiga, bijya bigera mu Kizuru epfo muri Afurika y'Epfo. So Ikinyakimari nicyo cyabyaye indimi zose z'Ababantu. Abantu biswe ngo ni Ababantu nibo bantu bahunze bavuye hariya Mesopotamiya, kuko akenshi bariya abantu bose ni amaraso y'abantu bitwaga Abiru. Ijambo Abiru ryari rifite ibintu bibiri ryari risobanuye. Abiru babaga ari abantu bigishijwe amabanga yo kuri Nyabiru kugira ngo bayabikire abami, cyangwa babe abatumwa, bajye babatuma bagira icyo babwira abantu rusange. Noneho abantu rusange akenshi nabo nubwo bitwaga bene anu cyangwa bene muntu, barongeraga bakitwa Abiru kuko kuremwa kwabo yari directive ivuye kuri Nyabiru. Nabo bakitwa Abiru. Niyo mpamvu Abahutu nk'i Bugande bitwa Abiru, cyangwa Abakiga i Bugande bitwa Abiru. So ijambo Abiru ubundi niryo jambo nyaryo ryakabaye ryaritiriwe abo twita Ababantu. Ubwiru nk'ubwenge n'Abiru nk'abanyabwenge byari ibintu byihariye hariya mu Rwanda gusa, hano mu Rwanda gusa. Ariko ubundi ijambo Abiru ryari rivuze Abahutu bose, ukagera South Africa bari Abazuru bose. So bari bafite n'izina Hutu naryo riva mu bimanuka, ko harimo ikimanuka cyitwaga Utu, cyari gifite inshingano ku Biru.
noneho uko imyaka yagiye haje kubaho conflict hagati ya bene mututsi n'abahutu, habaho intambara, izo ntambara zabereye hariya mu bice bya Take urumva. Noneho abanditsi bo muri Egypt bandika kuri izo ntambara, intambara hagati ya bene mututsi n'abahutu zabayeho kera cyane. Abazungu n'abasemuzi b'ejo bundi babona iryo jambo hutu baravuga ngo tamahu. Noneho bariya birabura muri Amerika kubera nyine banga abazungu kubera ibyo babakoreye imyaka 400 ishize inyuma, usanga barashishikariye ibintu bya research, kumenya amateka yabo. Noneho babona iryo jambo tamahu, baravuga ati tamahu byari bivuze umuzungu, bati izi ntambara zari hagati y'abirabura muri Egypt n'abazungu niyo bitwaga ba tamahu, ariko ntabwo tamahu byari bivuze, ntabwo iryo jambo ryari bivuze, iryo jambo ryari bivuze umuhutu urumva. So yari intambara hagati y'abahutu na bene muntu, n'ibintu conflict hagati ya bene muntu ni ya kera, iyo conflict hagati y'amoko ni ya kera cyane, byatangiye kera ibintu byo kurwana hagati y'abahutu n'abatutsi, byabayeho kuva kera kuko muri make ntabwo nababwira ko amateka hagati y'abantu rusange n'ibikomangoma biva ku bimanuka yari meza, kuko habagaho gukandamizwa. Wibuke ko abantu rusange baremwe ari uko hari ibimanuka byazanye n'ibimanuka bikuru bizanywe ngo bikore, bicukure, byubake, bikorera abamutuzi, ariko birigomeka. Ibyo bimanuka byitwaga igigi, okay? Byari class yo hasi, bivangwa kuri Nyabiru bizanwa hano ku isi, bikoreshwa utuzi twinshi, bicukura zahabu, byubaka amapiramide. Ariya amapiramide yubatswe n'abayigigi, nabo bayigigi urumva, byari bihanganye, ari binini cyane, biterura ibuye. So bayigigi baza kwigaragambya, bigaragambije nibwo muntu yatanze amategeko, abwira umuhungu we ati rema abantu mu isura yanjye. Hanyuma abahutu barabarema, hahita haremwa abahutu. Icyo gihe nta mututsi wari uhari, nta mututsi n'umwe wari uhari ku isi. Habanje kuremwa iremwa ry'abahutu, ryajyanye igihe kirekire. Habanje kugeragezwa kurema umuntu biranga, hagenda havamo inkende, amoko y'inkende, bijyana igihe haza kuremwa umutwa. Noneho babona umutwa ari mutoya, barakomeza bararema umuhutu araremwa. N'umuhutu aremwe, civilisation biratangiye hariya muri biriya bice byose ubu ngubu hasa nk'ubutayu, iratangira. Noneho haza kugeza igihe Sabizeze na Semuntu bumva ko bagomba gushinga noneho ubwami bwa Nyabiru ku isi, bakahasiga abantu b'amaraso ya Kimanuka n'amaraso ya wa muntu waremerewe hano. Noneho habaho ibimanuka kuryamana n'abahutu, noneho havuka abantu bitwa imfura, hahita hashinga ubwami ku isi. Icyicaro cy'ubwami cyabanje gushyirwa mu Rwanda, noneho kiza kwimuka kijyanwa aho Nile irangirira hariya kuri Delta, hariya kuri Mediterranean. Hanyuma civilisation ya Egypt biratangiye, hategekwa na Gahima, imfura ya mbere ya Sabizeze, kuko Sabizeze ari umwana wa muntu, ari we Mana. Noneho Gahima, umuhungu wa Sabizeze, ahabwa ikamba. Sabizeze yabyaranye Gahima n'umuhutukazi. Umurongo wavuye kuri Gahima witwa Abatutsi, witwa imfura. Ayo majambo turayabona cyane mu nyandiko z'amatwi y'intare, turayabona kabisa. Bitwaga imfura, hari n'agasinye gasobanura imfura. Nta muntu w'umwami wese wabaga umwami atiswe imfura. Noneho eventually havuka umurongo w'abantu bavukiye hano. Noneho haza kuzamo ibintu byenda gusa nk'ikandamiza, cyangwa yenda abahutu kutishimira bimwe na bimwe byagiye bikorwa nyine n'imfura. Noneho habaho ibintu byo kurwana. Niyo mpamvu dusoma nyine ijambo tamahu, ko habayeho intambara hagati ya bene Kimanuka na Tamahu.
so nibyo bariya birabura muri Amerika batumva neza, bumva ko tamaho bari abazungu. Ya turabizi ko banga abazungu, ariko ntabwo iyo ntambara yari hagati y'abazungu n'abirabura. Yari hagati y'abana b'Imana. Abana b'Imana bakomeje no kurwana cyane, kuko Gahima noneho yaje kubyara abana 5. Muri abo bana nabo baza kurwana, bakarwanira ingoma bigacika, barakwirakwira cyane hose hariya Mediterane, baragenda bagera iriya hafi no mu Buhinde bajyayo, bajyanayo ubwenge bwabo n'ubwami, baragenda bagera iyo njyo za Indonesia. Ahantu hose usanga ahantu benda gusa nk'abatwa, habaye ibyicaro by'ibimanuka. Kuko cyane cyane bakoreshaga abatwa, ubundi bagakoresha abirabura rusange, kandi bakoreraga ahantu hari imigezi. Hagati y'imigezi hose ku isi iyo uhabonye ujya umenya ko hari icyicaro cy'ibimanuka. Hariya muri za Nigeria, hariya muri Niger Delta barahakoreye, muri Iraq, mu Bushinwa muri valley ya Yellow River, muri Amazonia muri Amerika y'Epfo. Ahantu hari imigezi isa nkaho itandukanamo, uwo mwanya usigaye hagati barawufataga bakawushyiramo ikintu, bakawushyiramo civilisation. Mu Rwanda n'ahakikije hose hari imigezi nk'igihumbi, Kongo yose hariya hose hari ahantu habo, barahakundaga cyane, naho hantu habarutiraga ahandi hose ku isi. Murabyumva ariko murabyumva. So kwitwa umuntu bivuze ko uri mwene ano, cyangwa uri mwene muntu. Turi abantu. So ngira ngo murabyumvise. By the way, hariya Egypt bariya bami b'imishumi yose, abami b'imishumi tuvuga mu migani yacu bose bari abafarawo hariya. Urumva, narabiberetse ariko murabyirengagiza, munyita umusazi. Hawuze umuntu n'umwe ukomeye yenda wize ufite akamaro mu Rwanda wavuga atari ku uyu muntu reka mushake, reka tujye dushyira organisation ziri muri biriya bintu kuri pressure, dukore DNA test, dufate DNA yenda ya Rudahigwa, tugende tuyipime na DNA ya Ramses, noneho turebe ibivamo. Ndakurahiye abazungu bahita bajya ku ruhande, kuko bariya ni batwebwe. Kuko nka Yuhi Musindi umubiri we urahari. Yuhi Musindi yari umufarawo n'umubiri we warasigaye, barawutaburiye muri biriya bajya muri piramide bakavanamo mami irahari ya Yuhi Musindi, Yuhi wa mbere Musindi. Dynasty ye ni nayo abazungu bigambaho cyane, barayikunda kuko iteye ubwoba dynasty ya Yuhi Musindi. Noneho n'abahungu be bamukomotseho bose biswe ba Rumeza, hari ba Rumeza 12. Noneho uwa kabiri we yaramamaye, Rumeza wa kabiri, uriya baramwigamba, niwe wasize biriya bishusho binini, afite igishusho yica ari munini cyane, n'umugore we n'ikindi cyegera. Rumeza wa kabiri yari umwami uteye ubwoba, kandi yari umunyiginya. Ubunyiginya uburebera mu muryango wa Rumeza, kuko we aba afite sinye imeze nk'umuhoro, ariko iriya sinye imeze nk'umuhoro ihagarariye umusambi, ihagarariye nk'ukuzi ijosi ry'umusambi. Iriya niyo ari sinye y'umusambi. Akanagira n'umurizo w'inka ku ruhande. So noneho akagira n'isunzu, akagira isunzu. Ikintu cy'amasunzu niwe twabivanye kuri, niwe watangiye ibintu by'amasunzu, kuko ikamba ye yari iforomye igisunzu, abazungu bahise blue crown. So mugomba kubimenya, mukamenya ko mutizi mwari mwaribagiwe politiki yinjiye u Rwanda mu myaka 100 ishize, yatumye abiru bahisha amabanga, barahisha, kuko harimo bamwe bari bazi ibingibi, ariko barabifashe nyine nk'amabanga akomeye, badashaka kuyashyira hanze. Noneho aho bigiriyemo politiki barihisha, bamwe barapfa, abandi barabica, abandi barazimiye. Hasigaye bake cyane, nabibuka ibingibi ni bake. Abahawe impano, nta n'umwe ufite muri bo, nta n'umwe ufite n'impano ishobora gusoma amatwi y'intare ngo amenye neza ibyo twatahuye.
urumva. Ariko kwiga amatwi y'intare biroroshye, ni ibintu byoroshye. Turashaka kuzatangira gahunda yo kubyigisha abanyarwanda ngo babimenye, kuko ariya matwi y'intare, eh, byo abazungu bise hieroglyphics, noneho irindi jambo rivuze ngo amatwi y'intare bakavuga ngo ni metuneta. eh, ni ibintu byacu, ni ibintu abakurambere bacu bajyanye hariya Egypt, babishyira ku bibambasi, babyandika ku bipapuro bivuye mu mfunzo, okay, bakoze mu mfunzo, kuko bari bazi ko ibi bihe bizaza. Nibadasiga inyandiko tuzarunduka, abana b'Imana nyabo tukarunduka, twishwe n'abavumwa babyigira. Hariya bose bagiye hariya bose ni abacengezi, ni abacengezi. Okay. Abacengezi ntabwo ntabwo Imana yabemereye ngo babe baba muri uriya mwanya. No, ni twebwe, kandi yatwijeje ko tuzasubira mu mwanya wacu. Na Bibiliya irabivuga ko tuzasubira mu mwanya wacu, nubwo Bibiliya nyivuga nitonze kuko ntabwo nyemera neza, kuko nzi ibyo bayikoze, ariko abagiye bibagirwa basigamo amajambo y'ingenzi atuyobora, anaduhumuriza. So reka ngarukire aho ngaho, nagira nyine nongere mbibutse icyo kwitwa umuntu bivuze. Uri mu isura y'Imana, urumva. Nubwo tuvuga ngo n'abazungu ni abantu, twavuga ko ari abantu ariko babaye corrupt. Bo Imana yabona ikavuga ati ariko mwebwe hari ikibazo, ntabwo ariko njye nari nararemye umuntu, ntabwo mwebwe muri kopi yabaye corrupt ukuntu. Okay? No, ntabwo ari uburasisi, ibi bintu mba mvuga ntabwo ari uburasiste. Ngenda ndashaka gushyira ukuri hazi, ugushaka gukoreshe, utagushaka kureke. Kuko gushaka kurenzaho niko kugiye kuzatumara. Gushaka kurenzaho, gupretendinga n'iki, ukuri ntukuvuge, bimaze kudushyira mu bibazo byinshi cyane. Okay? So ubutumwa mfite ni ubutumwa bw'abanyarwanda n'abarundi. Nakabaye mvuga icyongereza nkabwira isi yose, ariko ibyo bihe ntabwo biragera. Abanyamahanga bazajya bandikira icyongereza, just kwandika bisanzwe, ariko mwebwe nzajya mbabwira mu kinyarwanda, kugira ngo mwumve, mumenye ibyo ari byo. Murakoze, Imana ibarinde.